Mwaramutse neza abakunzi bawe uburyo tubicano. Reka twongere tubahe ikaze nanone ku buryo TV, aho muherereye hirya no hino ku isi mukurikirana ibiganiro bica ku buryo TV. Twongera gusaba wowe utarakora subscribe ku buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu nawe bijye bikugereraho ku gihe. Uyu munsi nanone tugarutse muri platform ya Cavallon. Cavallon ni platform twavuzeho cyane, twerekanye uburyo umuntu yinjira, twerekanye uburyo ukora task, twerekanye uburyo washora ndetse n'uburyo bwo kubikuza. Ibi byose twabyerekanye muri video zacu zatambutse. Uyu munsi hari umuntu utari wemera ko iyi platform ikora neza 100%. Hari umuntu ugishidikanya kuri iyi platform. Niba nawe utari wakinjira, reba link muri video description utangire uyu munsi winjire ukorere nawe ayawe. Kwinjira iyo ugeze ahangaha kuri ugifungura link uhitira ahangaha, urabona handitse plus 250, urahita ukurikizaho nimero yawe, niba ari MTN niba ari Tigo urayikurikizaho hariya. Hasi ushyiremo verification code, niyo mibare iri mu iryo bara ry'umweru uri bwandikemo, ukurikizeho gukereya password. Nanone hasi uyikonfaminge ya password yawe. Hariya hasi wemere amategeko n'amabwiriza ya Cavallon, hanyuma urakora register now. Nukora register now ukabona barabyanze, barahita baguha indi verification code mwari rya bara ry'umweru, usibe ya yindi ya mbere ushyiremo ya kabiri, ugaruka ukore register now, birahita byemera. Ahangaha rero icyo tugarutse tuvuga cyane n'iki kuri Cavallon. Turagira ngo tubwire wowe wamaze gushora, wamaze kubona ibyiza bya Cavallon, uri kubona koko kiri gukora neza 100%, ujye ujya muri comment ugira icyo ubivugaho kugira ngo na wa wundi ukibishidikanyaho areke gukomeza agira impungenge, areke gukomeza abyibaza havuga ati wenda ibi ntibikora. Jya muri comment umumara impungenge, umumara amatsiko, mbese nawe umusobanurira uko wabonye Cavallon. Ubibyandike muri comment, naza akabona ibyo wanditse muri comment biramuha motivation yo kugira ngo nawe abashe kuza muri Cavallon. Ntibibi byanjye cyangwa ibyawe gusa, ntitubyihererane twembi. Byaba byiza mbimenye nawe ukabimenya ndetse na mugenzi wacu akabimenya, buri wese aya mahirwe akabasha kuyibikaho. Ntitube rero banyamwigendaho, dusangizanye ibingibi, buri wese ufite amahirwe cyangwa se ufite ubushake abashe nawe kuba yashora muri Cavallon, atangire akorere amafaranga yiturije. Ahangaha ku muntu mushya iyo igifungura umaze gukora register nawe, uhita ugera kuri tableau imeze gutya. Hariho home, hariho task, hariho Cavallon, VIP na my. Ndavuga tuno two hasi. Hejuru murahabona za Facebook, TikTok, YouTube na Instagram. Ahangaha task tuzikora tunyuze muri YouTube. Abamaze kubisobanukirwa bo barabizi, task tuzisanga hano muri YouTube. Hano iyo unyuze kuri my uri umushya, uhita usanga kuri balance yawe baguhaye 500 y'ikaze, ni 500 y'amanyarwanda. Uhita usanga kuri balance yawe hariho 500. Reka rero twongere dusabe wowe wamaze gutangira Cavallon ko wagaruka ukandika muri comment ko wabibonye kugira ngo na wa wundi ukibishidikanyaho abashe gutangira, abashe kuza gukorera aya mafaranga ya Cavallon. Twongera gusaba wowe utarakora subscribe ku buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo ujye urushaho kubana natwe. Murakoze.